Se wakarabye? Eh? Wakarabye? Naravye wacu mu gitondo nakarabye. Ko numva suho mu rukundo. Ko numva akantu kagahuyu ntazaho kaba. Amakuru yanyuze. Amakuru ni meza. None se kureba hasi wowe. Uyu ni umukozi wanjye. Witwa nde? Nitwa Tracy. Nakubwiye ngo ni umukozi wanjye. Amazina. Witwa nde? Betty. Amakuru Betty. Amakuru ni meza. Sinakubuje kuvuga mu bantu wowe. Sinabikubujije. Ako ninde waguhaye ijambo ubundi wowe? Kwanza soka muri iyi modoka. Je nago ndi bujyane nawe muri iyi modoka soka. Ntabwo nzongera. Umva sister. Kuri mbabarira ntabwo nzongera. Nara uraho ngaho ufite umunwa. Urusinzi mfite akazi kenshi. Yemwe abahano. Hano ubu ngenda akayira urugi narukuramo n'inzu yanjye. Ntabwo mukingura abahano. Amezi 6 yose mu nzu yanjye. Komana yanjye. Niba mutanarimo. Uyu mukobwa yaramborotse sinzi n'izina rye. Ahubwo se ubundi ubu yitwa ndera. Yewe. Ndabategereza mpaka. Hari umuntu numwe nishyuza amafaranga y'inzu mugendana. Siko nta n'umuntu muzima mugendana. Ariko se ubundi ndacyakubaza n'ubu. Ninde ucungisha? Ubundi se mushinzwe kumenya abo ngendana nayo cyangwa abo mvugana nabo. Ikindi ndi mukuru hariho naka amafaranga y'inzu biri mu nshingano zanjye kukumenya. Sibyo? None ngo warananiranye ngo byihorere pe ndi mukuru ndangije ndimenya. Ubundi uracyajya ku ishuri. Ninzajya njye wese nzajya nza mbanze nange raporo ko nagiye ku ishuri. Injira. Niwe twavuganaga Nuko numva biri gusamira. ibiki bisamira Muri telefone ntabwo nari kumva neza. ese ko mbona mbona byituje. Se wakarabye? Wakarabye? Naravye wacu mu gitondo nakarabye. Ko numva suho mu rukundo. Ko numva akantu kagahuyu ntazaho kaba. None se ko nta myenda uzanye? Urumva yangutiye yanjye yindi naye nayiteje Dorosera agiye gutaha ubwa bukwe bwo kwa Claudine. Uyu munsi ngiye kwitirura arambwira ngo niba yarayihaye Kirimensiya mbona biri bukomeze bikankereza ngita mvuga ngo rikanze nyine nzashaka iyindi kugira ngo akazi natakabura. Komanda. Ndumva nteye story zose z'ibintu byose byabereye mu cyaro. Nuko byagenze nyine kugira ngo iyindi jipo nyibure. Ariko ushobora kugira amagambo menshi mu buzima busanzwe. Ntago ari menshi nandi kugusubiza ibintu warumbajije. Nose kuri gukanura amaso. Wabaye iki? Wariye? Nariye. None se mwebwe mureba gute iyo muri kureba? Urabona bisaba gukanura kugira ngo urebe. Je ni kuri nsanzwe ndeba. Nukureba? Ntabwo byoroshye. None si ingutiya. Uzanya hanga hingutiya yo. Nukubera nyine iyo yindi nayibuze. Iyo uzajya ukora pesha, nizajya kuburisha, izajya imara iki? Uya nzajya nyambara kandi ari imwe yonyine mfite. Ngaho wenda nyibwirira. Kuvukira mu buzima bw'abakene bimeze bite buriye? Bumva bimeze bite? Ntako ngiye wacu ntago dukeneye nuko nshaka amafaranga ariko twari dufite ibiryo nanahingaga. Wabyuka akajya guhinga. Kumva ko mudakene. Ntago dukeneye. Abakene se kari abantu bafite inzara. Twebwe rero nk'ubu ngubu turejeje dufite imyumbati ibishyimbo bushize byari byeze neza nta kibazo dufite. Nuko nyine nshaka gukorera ibintu by'udufaranga nashaka no kugera i Kigali n'ubwa mbere nje. Yawe. Reka mubwire nyine nta kundi kwaravutse nta muntu umwe wigeze utekereza wenda ukuntu uzabaho nyine nta kundi pe gusa ariko mwana yanjye kuva shikamo ndumva natangiye kugira iseseme sinzi nimba ari agahuyu kawe nimba ari uko nyine wirirwa guhinga ndumva ntazi uzi hari ikintu uzi gutekara Sinzi se gufata imyumbati nkagereka ibishyimbo n'ibijumba nkabigereka
ukumva ko ari byo uzangaburira i Kigali murya ibiki yewe ubu se ubu ni ikihe kindi kintu ushoboye gukora ibintu byose ndabikora njye mfite imbaraga yewe nzaba ndeba ngwino njye kukwereka ibyaha ngaha gusa si ndabona nk'umurazara ariko niba ubishaka nararana hano njye mpfa ni ako akazi gahuyu abashyitsi banjye bazakumva ngwino njye kukwereka se uko niko kuri mwaba murimo mwamutari izo ni baranza nzakira yemwe abana hajya banyita base turabashaka kuyiberamo umuntu mu myaka yose hano yemwe muraho komera yego ari hehe se inde ni mabuja wawe ni sister wawe ni iki sinzi mumbwire nyine umuntu umuntu ukodesha hano ni iki ntabwo mbizi niba akodesha none se uri hano nk'iki ngende umukozi wo muri runo rugo uri umukozi birumvikana noneho narinje kwishyuza kwishyuza iki amafaranga y'inzu hakuze uko mu kanya yari haje n'ab'umutekano mwe muba mwumva ayo mafaranga azayakura iyi myanda se umutekano ni ukuvuga ngo rero umubwire ko nje kwishyuza irya mbere n'irya nyuma mabuja wawe wowe wishyuza y'iki inzu yanjye iyi nzu urimo ntusohora se ubibone agusanga uri hanze umubwire ko naje kwishyuza kandi rwose umubwire mbabarire yubahiriza umubwire amamagare se ko ufite amahane amafaranga ubu niba atarayabona ariko wowe uhazi ikifiriti ntabwo ariyo twatetse mwatetse iki ibitoki birumvikana ko ibitoki byose byakomeza mu nda umubwire ibyo ngibyo kandi sinzagaruka ngo nagende nsubiramo aya magambo mubwire ibiki se ntabwo mubwire anyishyure iyi nzu muryamyemo ntabwo ari iyanyu niyo nubatse nese ubwo ntiwaba umwihanganiye afite ibibazo muri ino minsi nawe mwishyurira inzu hoya ariko turabana ni mukuru wawe oya ni mabuja uri umukozi umukozi rero ntabwo aba agomba kuvuga ku mwanya wa nyirabusha tumvikana nese tubana akaba afite ibibazo afite ibyo bibazo muri ino minsi ntabwo ku kazi bimeze neza baramwirukanye se baramuhagaritse gusa ariko azasubirayo niyo mpamvu mumaze amezi 6 mutanyishyura njye ntabwo mbizi ngiye ntabwo amezi 6 ndayamara hano ujeje nk'ejo bundi isura cyari urukozi rw'urunya cyane niyo mpamvu utazi bivana i Kigali uzi ko nta muntu uharara kabiri atishyuye inzu waturutse hehe mu cyaro niyo mpamvu ntabyizi umubwira ko nkeneye inzu yanjye nimba atampaye amafaranga ama inzu yanjye ndamubwira ariko nawe ubu twihanganiye afite ibibazo c'est fini ni ibyo ngibyo navuze nta bindi ubwo rero umubwire ko natanyishyura inzu yanjye nzaza mbasoremo mbaturumbure mwese turumbuza ajugunye hanze sibyo uracyafite n'ibintu by'ibikoma byo mu cyaro urumva umubwire ngo nyiri inzu yiyiziye mawuje ubwire nyokobuja ko naje cyandi ubwira nakumvise twajyanga amatwara munsi y'ibirenge wumvishe wita ubimubwira akihagera ndabivuga ubivuge aravuga ngo amatwi yanjye ari munsi y'ibirenge buriya w'umutima uri munsi y'ibirenge cyane nta n'uwo kigira umuntu w'umubyeyi ngo azaturumbuza abantu hakiye i Kigali nzaba nyibarirwa kagenda utyo niko ubu ngo wagize umusinzi umwana w'umukobwa urara mu tubari ninde watashye yasinze ni Tracy ninde waborewe ni Tracy ninde bahamagaye ngo umukobwa wawe wowe utangiza icyo y'imigani iki cyo cyakuvanye mu rugo ngo uze kwirirwa usebye umuryango ikibazo cy'amatsiko ninde mwanshizeho murinzi ugenzura aho nshiye hose ahubwo wumva nta somo ufite oya nsobanurira ninde mwanshizeho murinzi ubahamagara ubahereza amakuru y'aho nshiye hose ngende umwana w'igitambambuga bacungisha abantu cyangwa Tracy ntabwo nkwanga ndi nyogosenge ariko ibyo bintu urimo ako gacuri guhindiramo nubona katagukozeho uzangaye urifashe uvuye mu rugo ntawe ukwirukanye uti nakuze ibere ryabyimbye mu gatuza ndumva nkeneye kwibana
none ngo utaha wasinze ninde warwanye mu tubari ninde wagize gute na gute hari umuntu n'umwe nishyuza amafaranga y'inzu y'inzu yanjye mugendana siko nta n'umuntu muzima mugendana ariko se ubundi ndacyakubaza n'ubu ninde ucungisha ubundi se mushinzwe kumenya abo ngendana nabo cyangwa abo mvugana nabo ikindi ndi mukuru hariho n'ako amafaranga y'inzu biri mu nshingano zanjye kukumenya sibyo none ngo warananiranye ngo byihorere pe ndi mukuru bihagije ndimenya ubundi uracyajya ku ishuri ninzajya njyewe se nzajya nza mbanze nange raporo ko nagiye ku ishuri ibyo ibyo byose si ibyanjye si bireba njyewe kuki mugenda ku buzima bwanjye yego nibyo wicaye n'ababaza imbere yego ariko rero kamubwire ngagapfa kaburiwe n'imongo wa mwana we ushatse wakwisubiraho reka nkubwire nta numwe icyo ni ese inzu yishyura iki ukora hehe ukora iki uragiye se njye guhereza raporo yaho nakuye amafaranga ariho hose reka umva ndagukarabye reka nitandukanyije nawe ni mukuru nimba ari ukungenzura ubyihorere pe ndimenya iwanjye n'ibyo byose ntashakaga kugira ngo uzajye mwirwa munsakuriza ibyo ntibyangaga ngo two kujya twiga tugusakuriza cyane rwose pe bigukura mu rugo yagutungaza kugikira ari umwana w'umukobwa ungana gutya genda ucunga iby'urugo rwawe n'umugabo wawe ibyanjye ntabwo bikureba sawa ngiye kubicunga ariko wagiye uzavuga ati masenge yangiriye inama hari igihe uzicuza igendere cyakoze n'ubu wumva byanze kuko agikukunda umwana musaza wanjye uzaze hoya ntabwo nzazamo rwose uzunguruke ubwoko ryo bwose ufite nibushira urugendo rwiza ubasuhuze sawa kwirirwa banisha umutwe gusaba ubu sinavuye mu rugo rwabo kanipangira aho njya gusindira ndumva ubutaha nzamunywera nzamusindira biriya bintu byo kuza nsanga ndi soba uretse kanigende amakuru yanyuze amakuru ni meza none se kureba hasi wowe uyu ni umukozi wanjye witwa nde nitwa Tracy nakubwiye ngo ni umukozi wanjye amazina witwa nde Betty amakuru Betty amakuru ni meza none se mutuye hano hafi dutuye hano hirya dutuye hano imbere Betty none se zenguruka gutya uza kubwira hoya reka nta kibazo nze umbwira ibyo washakaga kumubwira mbwira wowe ugiye hari inyuma Betty ngaho mbwira nta kibazo ngutunganyize nikora ariko nari nkubwiye ko nshaka kuvugana n'uyu mwana w'umukobwa hoya nta kibazo nakubwiye ngo ni umukozi wanjye message wamubwira nanjye wayibwa nta kibazo okay merci urakoze cyane okay biteze ni byiza meze neza okay tumeze neza nanse mutuye hano hafi dutuye hano hafi hano imbere gatoya rwose ahubwo se niba wari ugiye kuduha ifuti ko mfite akazi kenshi mu rugo sibira twakihuta sinakubujije kuvuga mu bantu wowe sinabikubujije ako ninde waguhaye ijambo ubundi wowe kwanza sohoka muri iyi modoka njye ntabwo ndi bujyane nawe muri iyi modoka sohokamo ntabwo nzongera mba sister kuri mbabarira ntabwo nzongera uri aho ngaho ufite umunwa urusinzi mfite akazi kenshi uri buka ibyombo dufite ko abantu bagusuye b'abakobwa
Sister, sohokera mu modoka. Huye ntabwo twongera gusakuzamo. Please, sohokera mu modoka. Kandi Singusoremo wowe nabi. biteye. Singusoremo nabi ngirira. Huya wenda ntabwo turi busokongera Sohokera mu gusakuza. modoka. Wenda nari binda kure kuvugana nawe. Huye. So. Bafungura gute? Fungurira. ubu ni ibintu nkeje. Kutamfunguriye bafungura gute? Ko mutamfungurira se ngiye? Utaha urambona wowe. Ntabwo udarira mu rugo. Umva. None se kuri kuntwara? None se utumye mabuja asigara kandi nkingurira batanyirukana. Umva nkubwire. I. Wowe humura niko bujanye kubuje iki urure umuntu agufata nk'umuntu ariko kandi uri umushimusi wa mugabo umva wewe humura uri kumwe kandi nanjye ndavuza induru umura uri kumwe nanjye ngewe ndashaka guhindura umindurira ubuzima uminduriza uko ingutiya yanjye yindi indangamuntu n'amafaranga ukwezi ukoresheje ntibarampera ibindi humura n'indangamuntu tuzabona ndi oya kingura nsange mabuja none haranyica uzama hanagira aranyica wakwihanganye abantu bahangaha bambura ubu njye ndarambiwe rwose buri munsi nza kwishyuza buri munsi abahana yemwe abahana hano ubu njye ndakayira urugi narukuramo n'inzu yanjye ntabwo mukingura abahana amezi 6 yose mu nzu yanjye komana yanjye niba mutanarimo uyu mukobwa yaramborotse sinzi n'izina rye ahubwo se ubundi ubu yitwa ndera yewe ndabategereza mpaka ndabategereza kuko ngewe icyo nzi cyo nuko iyi nzu ntabwo muri buyindangane ubu se murabona kuyubaka bitarangoye ngiye kubategereza hari umusumari mwashyizeho cyangwa murimo mwanyihoresha ubwo murararamo aho mwirirwamo n'ejo muzirirwamo ndabategereza birandambye amezi 6 yose baba mu nzu yawe nta mabati bashyizeho nta musumari ntaki ariko ndebera isiri n'ibiki ntabwo mva hano rwose n'uru rugi ndarukuramo kugira ngo mumenye ko ngenda nyine inzu ibi nabyo ndamwirukana agasuzuguro ariko ntabwo yagenda ntanamukubise ntanamuciye amande nta n'isoni yagaricaye mu modoka njye mvamo aranakomeza aragenda nta n'isoni afite uretse gatoya kagira inkuru umukobwa arazi ko ntazagufatanya kagira inkuru ariko ngo uje kwirukana umukozi wawe amezi 6 uri mu nzu yanjye uturamyemo wowe hasoni uramborotse ndaguhamagara ntumfata hari washyizeho umusumari Telefone yanjye yagize ikibazo ntago nakubona. No, ibyo ntago mbyumva iri joro murasohokera mu. Rega uje wibyimbije ngo uje gusohora umukozi. Kuri busohokane nawe se shiri wanjye. Oya. Nyine watuma. Inzu yanjye washyizeho umusumari. Muraho urugi? Muraho amabati? Oya. Reka nze none nkwereke yuko inzu ari yanjye tutayifatanyije. Ubu se ubu waruje ngo uje gusohora umukozi uzi ko mutari bujyane. Oya nyine mbabarira nukuri mbabarira basi uduhereza iminsi mike wenda tuzatwabonye indi nzu. Nyishyura rero. Ndayashaka nukuri ndayaguhera. Nyishyura amafaranga yanjye. Ariko utekereza ko sinakwihanganiye amezi 6 yose. Undimo. Kuba ntaraje nko gusohore nuko ndi umubyeyi. Sibyo? None amezi 6 arashize utanyishyura. None ngiye nyine nagutegereje. Nimba n'umukozi wawe waramubwiye ngo ntakajya nkingurira. Dore ndinze no kurira igipangu. Sinsose igipangu cyanjye senza kwishyuza. Nyishyura. Kiravavu. Nyine mbabara nukuri mbabarira seriye basi mereza iminsi mike nukuri. Ndaba nayashakisha ndaba nayabonye. Urabizi? Oya. Misumari uzi kwigura? Oya.
ukingisha urugi washyizeho oya urara mu nzu wubatse oya none kuki utanyishyura amafaranga yanjye mbabarira ni ukuri basi iminsi mike ndaba nayashakisha Oya, ndaba nayabonye cyo kuri ikintu ngiye kugufasha sibyo ngiye kuguha piriyave sinkubereye umuntu mwiza ndaguha piriyave nabwo ntabwo ndenze iminsi 3 niyo ngiyo ndi buguhe nubwo hano washyira 15 wariyongeje byararangiye shyizamo umuntu se basi wenda yigira 15 seri I know ntabwo byakunda iminsi 3 ndayiguhaye iminsi 3 umpaye inzu yanjye basi 15 oya basi iminsi 15 umva nkubwire hari uko ntagize amezi 6 ndimo si menshi ahubwo n'iri joro kuba nkugiriye impuhemba mbaraje hanze icyo nkubwiye cyo mbona inzu yanjye nta n'amafaranga yawe nkeneye iminsi 3 ntuyirenze kandi ubwo ngubwo ni uko byarangiye sawa gira vuba sibyo iminsi 3 mbona wasohotse kandi sinzagaruka kukubwira none se umaze kuruhuka se numva umeze neza twaganira nta kibazo umugore wanjye nkunda wangoye kugira ngo mbane nawe ntabwo nakugoye ahubwo ni uko ntafite aho ndega ubundi waranshimusa gushimuta kuriya nagushimuse neza ni Oya. ibintu n'abo wandegera bahita banshima ni ikibazo cy'ubujiji no kutamenya nyine ahantu sitasiyo ziba ubu se wari wishimiye kugumana na ka gakobwa mwabonaga kari akabosi kawe ntukambugire mabuja neza neza cyangwa nabi ndanimbishyize mu kinyabupfura nyine ngo uhite ubihindura usuzuguraga nabi nguranuka ngo ntago wankora mu ntoki rega ntiwamenye ibibazo abantu baba bafite ntabwo wabimenya ariko wamugana uriya muntu ashobora kuba afite ibibazo mu mutwe ni ihungabana bimwe bita depression noneho ikintu gitangaje yavuze ibibazo tuvuga ibyo mu mutwe uramusajije kereka uba umuhamagaye nkabimubwira muracyavugana oya ntabwo nabitinyuka nari nzi ko azanagutahira ubukwe ndategereza nawe kandi ngo naramutwariye umugabo se nabaye umugabo we ryari ntabwo mbizi uriya munsi twahuye nkamusora mu modoka nahisemo umugabo we ariko uzi ko nyine nawe udashobotse nyine n'ubu ngubu nzajya tubana umuntu afata undi akamusora mu modoka kuriya ku ngufu none se kubona ashakaga ari wowe undi akaba yaraje nka kivanga wo kumvangira ikindi ari gukora n'iki ariko ngewe waranshimuse ibyo bintu ujya uhora ubizi akurishimyeho nagushimutiye nyine uri ahantu heza urabizi neza ko ari byo nagushimuse nkujyana ntose waba useka gutyo utishimye sheri none se babashyitsi numvaga uvuga baraza ntabari buze ubu nanjye ndategereje ariko bari bongeye bampamagaye rero ndumva rero niba harimo akaji cyangwa amazi ariko uranasa n'unaniwe tunaniwe byata kwa amaji cyangwa amazi wazamutse nkabikuzanira ukaba uryamye ndaguhamagara bahageze icyumba sheri gusa ntabwo uri bube kandi naniwe woragumayo uryame ngewe ndaguma ahangaha kugira ngo nyine tuganire oya genda ushatse wanaza ariko oya ndaje nkuzanira amazi izo kugira zo ntabwo nazibura